Kuri uyu munsi wa none dutangiye inkuru. Ubwo umugore yari ari kurira hano hejuru ari gushaka utuntu mu kabati. Umusaza wari uri aho ngaho, papa w'umusore, atangira kuba yakuramo telefone, atangira gufotora ubwambure bwiwe. Nkwibutsa kureba neza niba warakoze subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, kandi ujye muri comment utubwire ukuri kumva aka gakuru. Nuba wakishimira ukande like ndetse unagasharinge kuri bagenzi bawe mu rwego rwo kudushigikira. Ubwo umusore yarahindukiye, papa ahita abika ya telefone muri ako kanya. Umusore amubwira papa ati ngiye kuba nagenda ku kazi. Arangije yegera umugore we amuha akabizu ku itama, aramubwira ati uze gusigarana na papa kandi usigare amahoro. Ubwo nuko nguko umusore yasohotse ngaho mu rugo. Umukobwa nawe atangira kuba yamanuka aho hejuru yari ari. Papa w'umusore wari wuzuye irari aba yamufasha aramanuka. Ubwo ngubwo umukobwa yatangiye kubwira papa w'umusore ati se saa sita ndaba nagutegurira iki? Ubwo papa w'umusore nawe yatangiye kuba yamubwira ati nta kibazo rwose, ubu umeze neza. Ubwo papa w'umusore yatangiye kwitegereza umugore w'umusore wiwe w'umuhungu we. Irari riramwica, atangira kuba yamukorakora. Ubwo atangiye kuba yamukorakora, umugore niko kuba yagira ubwoba, abaza papa w'umusore ati se aka kanya utangiye ibiki? Ubwo papa w'umusore nawe yatangiye kuba yamubwira ati ese wakundanye gute n'umuhungu wanjye, ko mbona uri mwiza cyane? Ubwo ngubwo papa w'umusore yari atangiye kuba yarishya umukobwa ndetse amubwira n'amagambo atari meza. Ubwo umukobwa amaze kumva ibyo papa w'umusore ari kumubwira yabaye yakigendera. Papa w'umusore asigara aho ngaho akomeza kwitegereza umugore w'umuhungu wiwe. Ntibyatinze umukobwa yaje hano mu cyumba cyiwe aba yakiryamira. Ubwo ngubwo papa w'umusore nawe yaje amukurikiye. Ubwo ngubwo atangira kuba yamwegera gake avuga ati ariko ubundi umukazana wanjye cyangwa se umugore w'umuhungu wanjye ubu ngiye si yabinkorera? Umusaza niko kuba yatangira kuba yamwegera, atangira kuba yamukorakora mu misatsi yiwe avuga ati aka kana, yumva n'impumuro akomeza agenda agakorakora. Ubwo niko kuba umukobwa yabyuka aramubwira ati se wa musaza unshakaho iki? Ubwo ngubwo umusaza niko kumubwira ati tuza nawe, ati se urabona hari ikintu mbashije kuba nagutwara? Ati ibintu byose bitware gake, nta kintu nkushakaho kidasanzwe. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati iyi mikino turimo ntabwo ndi kuyishimira. Ubwo umusaza yakomeje kuba yamubwira ati humura nta kibazo rwose, nta kintu mbasha kuba nagutwara, ati nuko ndi kugukunda. Ubwo umukobwa byaramucanze aramubwira ati si ibyo bintu uri kumbwira bishoboka bite? Ati ntabwo naca umuhungu wawe inyuma, kandi nanone wibuke kuri papa w'umuhungu nkaba umugore wiwe. Ati kandi urumva ubwo ngubwo ibyo uri kunshakaho ntabwo byakunda pe. Ubwo umusaza umukobwa yaramubwiye ati ikindi nsohokera mu cyumba. Ubwo umukobwa nawe yabashije kuba yahaguruka muri ako kanya. Umusaza nawe asa n'umujijisha nk'aho ari gufunga ngo asohoke, ariko akomeza ahagaze aho ngaho ku muryango. Ubwo ngubwo umusaza yarafunze. Umukobwa arangije nawe aza aha ngaha ari gutekereza ibyo ari kubonera muri urwo rugo. Byakomeje kuba byamucanga. Disi uyu mukobwa, uriya musaza yashakaga kuba yamuhohotera kandi bitari ngombwa. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yakikuramo imyenda. Ubwo yari agiye kuba yakora isuku muri ako kanya. Ubwo ngubwo umukobwa yatangiye kuba yakegera imbere ngo yinjire muri dushe. Ubwo ngubwo akimara kwinjiramo wa musaza yarongeye arafungura, atangira kuba yagenda gake yegera ku rugi rwa dushe. Ubwo ngubwo wa musaza yaraje arongera afungura urugi rwinjira kuri dushe aho umukobwa yari arimo. Ubwo arimo aroga. Ubwo umukobwa nawe yari ari muri dushe arimo koga. Umusaza nawe ariko akomeza kwegera ku rugi. Umukobwa nawe ubwo yatangiye kuba yafungura amazi, ayafungura gake ngo aze ari make abatangira koga. Ubwo umusaza nawe yakomeje yegera aho ngaho
maze atangira kuba yakongera gufotora bimwe by'imico yiwe. Ubwo atangiye kuba yafotora umukobwa ari muri dushe yambaye ubwambure bwiwe bw'ubusa. Ubwo ngubwo umukobwa nawe akiri muri dushe, umusaza ubwo yari ari gukomeza, ari nako ubushyuhe aho yari ahagaze bukomeza kuba bwakiyongera. Disi umusaza sinzi ikintu yari agamije, irari ubundi barikura hehe? Ubwo umukobwa akiri muri dushe yumvishe ikintu gikoma aho ngaho. Ubwo umusaza abonye ko umukobwa amwumvishe niko gusohoka yirukanka cyane ngo umukobwa ataza kuba yamubona. Ubwo umukobwa nawe yafunze amazi hutihuti bwangu, arasohoka yegera umuryango ngo arebe ibintu yumvise ari ibiki. Ubwo umusaza nawe yariye biroko muri ako kanya, ni ukuvuga ngo yabaye yatsina igiti nako igitsi umukobwa ataba yamubona, akaba yamuteza umuhungu we. Ubwo umukobwa nawe yasohotse aho ngaho muri dushe yiteye agasume gusa ngo aze arebe ni ibiki birimo aho ngaho. Ubwo ngubwo umusaza yaje yirukanka po no kuba yakicara mu ntebe, ahita afata igitabo cyari kiri aho ngaho atangira gusoma. Kumva umukobwa nawe yaje yirukanka amubwira ati warasaze? Atutangiye kuba wankurikira ugatangira no kumumengereza ndi muri dushe? Ubwo umukobwa yakomeje abwira umusaza ati njyewe ibi bintu simbishaka, ati ntabwo mbishaka muri uru rugo pe, ati kandi ikindi ndakurambiwe. Ubwo umusaza nawe niko kuba yahaguruka atangira kuba yamubwira ati ahubwo ibyo urimo ati simbizi, ati ikindi gabanya amarere kuko ntiwigeze umbona, ati ubu ngubu ngeneye niyicariye aha ngaha ndi gusoma igitabo, ati ibyo uri kumbwira simbizi. Umukobwa ubwo yatangiye kuba yamubwira ati se hari undi muntu urimo aha ngaha turi kumwe utari wowe? Ubwo umusaza atangira kuba yamubwira ati nese kuba ari njyewe turi kumwe bivuze ko ari njyewe waje kuba naguhengereza? Ati wambonye se? Ati ngiyi kandi telefone yanjye, reba ibyo uri kuvuga urebe nuba ari ibyo ubihagazeho. Ubwo umukobwa aho ngaho byaramucanze buri kintu akora, aramubwira ati kandi niba ari nawe ntabwo nishimiye ibintu uri kuba wankorera, ati ntabwo binshimishije mu by'ukuri. Ubwo umusaza niko kuba yamwitegereza, aramubwira ati se ubundi wowe, ati reba ukuntu wambaye, turi kubona utanteye irari. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati ariko urabizi ndi umugore w'umuhungu wawe, ntabwo wakagombye kuba uri kwitwara uko nguko, ati ugomba kubigabanya. Ubwo umukobwa amaze kuba yamubwira gutyo niko kuba yakata arigendera. Dise wa musaza wuzuye ubuhehesi n'ubugome asigara aho ngaho. Ese murabona umusore w'uyu musaza atari we wakoze amakosa yo kuba yasigana papa we ndetse n'umugore we? Kandi arabizi ko abagabo tuba dufite irari. Ubwo ngubwo haciye umwanya umugore yaje kuba yakambara, arangije agaruka kuba yakicara muri salo aba yategereza umugabo we. Ubwo muri ako kanya umugabo we yabashije kuba yataha. Disi umugore we yatangiye kuba yamubwira ati mu rugo ntabwo bimeze neza. Ubwo umusore nawe niko kuba yatega amatwi umugore we ngo atangire kuba yakumva ibyo amubwira. Kumbe papa we yari ari aho ngaho, nawe yatangiye kumva ibyo umugore ari kubwira umugabo we ngo yumve ko abimubwira. Ubwo umugore we yatangiye kuba yamubwira ati muri iyi minsi ntabwo nishimye, ati kandi n'ubuzima ntabwo burimo kuba bwagenda neza hano mu rugo. Umugabo yatangiye kuba yamubwira ati se ntabwo nsobanukiwe. Ubwo umugore niko kuba yatangira kumubwira ati papa wawe ari gukomeza kuba yanyirukanka inyuma cyane kandi sinzi ikintu nshakaho. Ubwo umusore muri ako kanya ntabwo yari ari kubyumva neza, avuga ati papa ibyo bintu ntabwo yabikora, arashaje. Ubwo umukobwa niko gukomeza kuba yamubwira ati sheri reka ndashaka unyumve, ati papa wawe none se hari undi muntu tubanamo aha ngaha usibye wowe na papa wawe? Ati rero ibyo ndi kukubwira njye ndabizi. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati sheri biragoranye ko wenda aka kanya naba nabyumva, atariko wenda umunsi umwe nzabasha kuba nabyumva, atariko we tuza,
ati subizi ko urwaye. Ubwo umusaza nawe yari ari aho ngaho ari kumva umuhungu we ari kuba yamudefanda, kumbe twe turabizi umuhungu we ntabyo yari azi. Ubwo gakomeje kuba yabwira sheri we ati we komeza wihanganye ahubwo uri buze kuba wakira. Ubwo igisaza aho cyari kiri cyumva umuhungu wacyo ari kugishimagiza, hanze kugishinja amakosa, ariko twe turabizi ntabwo umusore yari abizi. Ubwo niko kuba yasezera umugore we, aramubwira ati ahubwo mbashe kuba najya ku kazi wirirwa amahoro. Baratwereka umusaza yari ari aho ngaho ari gusoma ibitabo. Ubwo umukobwa niko kuba yamuzanira agacyayi mu gitondo. Ubwo umusaza niko kuba yakongera yamukorakora. Ubwo umukobwa yari ari kwegera hirya, umusaza arangije aramubwira ati ahubwo icara wakuno, ati icara ahangaha tube twiganirira. Umusaza yatangiye kuba yamubwira ati ejo hashije washakaga kuba wanteza umuhungu wanjye ngo udashaka kuba nagufata ku ngufu. Ubwo umukobwa nawe nibwo kuba yatangira kumubwira ati numvaga nacanganyikiwe, ati numvaga ntazi ibyo ndimo. Ubwo umusaza yatangiye kuba yamwegera aramubwira ati se urumva umuhungu wanjye yakumva kurusha papa wiwe baziranye? Ati uriya mwana ni njye wamwibyariye. Kumva umwana aho ngaho bari bamwise Samweli, ariko twe katuze kumwita Samu kugira bize koroha. Ubwo umusaza niko gukomeza kuba yambwira ati ubwo mama wa Samu yapfaga ni njyewe wamusigaranye. Ubwo umukobwa arangije aramubwira ati nawe niryo kosa akora kuba kwizera ko nta kintu wakora kandi mbona wuzuye uburyarya. Ubwo umusaza niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo si ngombwa muri ako kanya, ahubwo icyo nshaka ndashaka ngo ube wanyumva. Ati kuba twakora ibintu rimwe ntabwo bivuze ko wajya kunteza umuhungu wanjye. Ati kandi si na ngombwa ngo ukomeze kuba wabitekerezaho cyane ngo ubyegereze umutima. Ubwo umusaza atangiye kuba yavuga ayo magambo ameze gutyo, umukobwa yahise ahaguruka muri ako kanya abasha kuba yahagarara aho ngaho. Arangije atangira kuba yakibwira ati tuza, tuza muri wowe. Ubwo arangije yakuyeho telefone yiwe, arangije agira ibyo asetinga muri telefone yiwe. Ubwo niko kuba yatambuka yegera hirya, ndetse hari akameza gatoya araba yarambikaho ya telefone yiwe, ndetse ayiterekaho mu buryo yubitse ku buryo iri buze kuba yafata ibintu byose biri kubera aho ngaho. Ubwo niko kuba yagaruka aho ngaho, arangije yicara aho ngaho atangira kuba yahamagara papa Samweli. Ubwo yatangiye kuba yamuhamagara agira ati papa Samweli nditeguye noneho. Ubwo papa Samweli nayo muri ako kanya adatindije, nk'umuntu wari uzi icyo ashaka ndetse ufite n'intego agamije, ubwo yaje yegera. Ubwo kumva umukobwa hano bari bamwise Pauline aza yegera ahamagara ati Pauline, ati ntabwo nakizera ko finally ngiye kuba nagutura hasi. Ati si ngewe uri buze kuba nakishima nimara kuba iki gikombe hasi. Ubwo ngubwo aho ngaho umusaza disazi no gutanga keya nk'umuntu wari umaze igihe yarabuze umugore we. Ubwo niko kuba yakegera umukazana we Pauline amubwira ati dore aka kantu niko nakuzaniye, ndashaka ko ariko waba wakambara maze nkaza kongera kuba nakagukuramo. Ubwo Pauline nawe nk'umuntu wari uri kwisiraza ibyo yakoze, yakuyemo ka kantu ndetse anagerageza kukereka kamera neza. Aravuga ati se aka ngaka ni akanjye ni njye wakaguriye? Ubwo umusaza nawe niko kuba yakomeza amubwira ati yego rwose, aterega nubwo uri umugore w'umuhungu wanjye nanjye ndagukunda. Ubwo Pauline nawe niko gutangira gusa n'umureshyareshya azamura amaboko atangira kumukozaho aka na kariya. Ubwo ari kugira ngo kamera ize kuba yafata ibyo barimo, ari nako akomeza kubwira amagambo meza aryoheye amatwi y'umusaza kugira ngo akomeze kuvuga amagambo yivamo, kamera ize kuba yakomeza kuba yamufata. Ubwo umusaza yakomeje kuba yamubwira ati erega kuva umunsi wa mbere ugera mu rugo nashatse kuba nagutura hasi ariko nkabura uburyo. Ubwo muri ako kanya umugabo we
wari uri ku isiri n'umugore we yahise yinjira, ugatangira kuba yabwira papa wiwe ati ese papa burya ni ibingibi byawe? Ati mba nagusiga mu rugo ugasigara ushaka kumfatira umugore ku ngufu? Ubwo muri ako kanya muzehe yarahagurutse n'ikimwaro cyinshi n'isoni, ugatangira kuba yabwira umuhungu we ati ese ni ibingibi mwari murimo mwashaka kumfatira hamwe mwese? Ubwo umusaza yatangiye kuba yabwira umuhungu we ati umugore wawe urabizi amaze igihe arwaye, ati mba ndi kumwitaho muganiriza ngo turebe ko yakongera kugaruka, agatima kakagaruka hamwe ndetse akumva atuje. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati none se kwita ku muntu no kuba wakora ibirengereye ibyo uri gukora ni ibiki? Ubwo umusaza niko gukomeza kuba yamubwira ati se hari ikidasanzwe nakozwe mwana wanjye? Ubwo umwana yatangiye kuba yamubwira ati erega papa ibintu byose ukora arataha akabimbwira, ariko ntabwo nari nzi ko ari wowe umeze gutyo. Yajyaga abimbwira simbyumve kubera ko twabanye igihe kirekire kandi ukaba warandeze wenyine igihe mama atarahari. Ubwo disi umugore w'inzirakarengane yari ari kumva ibyo umugabo ari kubwira papa wiwe kuko yari yarabimubwiye yanga kumwumva. Ubwo umusore niko kuba yabwira papa wiwe ati papa ikindi kandi majije kuba nakura, ikindi urabona ngiye kuba nagira umuryango. Ati n'ubundi ndatekereza bitakiri ngombwa ko tuba twagumana ahangaha, wakagombye kuba wafata ibintu byawe ukaba wakerekera. Ubwo papa w'umusore nawe yari akiri kumva ibyo bari kumubwira. Ubwo umukobwa nawe yikoza ku ruhande aramubwira ati mwari mukoze kuba mwangurira umwambaro, atari ko ntawo nyikeneye kuko mfitiye umugabo wanjye yanguriye. Disi ubwo papa w'umusore amajije kuba yakumva ibyo ngibyo abasha kuba yafata urugendo asohokamo aho ngaho. Ubwo umusore yasigaye aho ngaho nawe disi isoni zamwishe, atangira kuba yabwira umukunzi we ati sheri mbabarira kuba naratinze kuba nakumva, ati ntabwo numvaga ko papa yakora ibintu yajyaga gukorera, atari ko kubw'uyu munsi si ngombwa ibimenyetso kuko ndamwiboneye. Disi umusore yari amaze kuba yabona ko umugore we atacanganyikiwe ahubwo ibyo bavuga aba avuga ukuri. Ubwo ngubwo basigaye aho ngaho, umugore abwira umusore ati ubu ngubu wenda ubwo atagiye kuba akirimo muri iyi nzu ngiye kuba nasigarana amahoro. Ubwo umusore niko kuba yakomeza kumubwira ati ubu ngubu ngiye kujya njya ku kazi, ube wasigara mu rugo wenyine. Ubwo umukobwa nawe yakomeje kuba yamwikiriza amubwira ati aho kugumana n'umuntu tutishimiranye n'ubundi nabasha kuba nasigara njyenyine. Ubwo umusore niko kuba yakomeza amubwira ati sheri ati humura bizagenda neza byose. Ubwo barahoberanye, nkwibutsa kuba wakora subscribe, like, share and comment.